Onana uruhande rumwe Boneri ni umuzamu waza kugufasha mu gihe Adolphe yagize akabazo gatoya. Wani na mwiza ko ari ingingo na wati biragoranye. Ariko ubwo nyuma abakinnyi baje kuganirizwa uko ari batandatu bose biza kurangira ndetse Rwatubyaye Abdul yandikiye message president anamusaba imbabazi ariyexiza avuga ko nicyo yaragiye gushaka umuganga yagiye gushaka hari umutipe ujye umwitaho yarari hano muri yinuze muri IPRS nyine iyo kesi yo ndayizi yaraje gushaka umuganga umwitaho ariko ubwo nyine n'ubundi nyuma ntago byabuje yuko baje gusaba imbabazi avuga ati rwose mu izina rya bagenzi banjye adusabye imbabazi mureke dusange ikipe ku mugoroba rero aba basore uko bagera kuri batandatu bose nabo bakaba bamanutse ubu ngubu bari ihuye bakaba baraye hariya rwose muri Mer du Verbe baraye muri Mer du Verbe. Mer du Verbe ni ikigo cy'ababikira kibare hafi ya katedrale y'Ibutare ariko sha Ibutare ahantu niho muri harukuntu muri kuva n'ubundi kuko ni mu babikira muri Mer du Verbe niho Rayon Sport iri kuba kugeza agakanya hari ibintu by'imbuto kuko n'ubushize niho bari kuba hari ahantu bari umutuzo n'ubushize niho bari kuba abasore batandatu rero nako basanze ikipe ubwo ariko izindi saga z'uwitwa Paul Were na Osaruwezo zazamutse ubwo bari kumanuka ihuye bageze ari mu karere ka Nyanza ateranye igipfunsi mwo gake ku buryo n'ubundi uwitwa Osaruwe yari yahanwe bavuga yuko atazagaragara ku mukino w'ikipe ya APR nk'igihano ariko nyuma abakinnyi nabo barareba babona n'umukinnyi ukenewe biba ngombwa ko aza gusaba imbabazi witwa Osaruwe asaba imbabazi Paul Were yemera yuko namubabariye ibintu birarangira amakimbirane bari bagiranye ashyirwaho akadomo gutyo icyo bivuze ni iki nuko uwitwa umukinnyi wa Rayon Sport wese musanzwe muzi ntihagire ubashoka ntihagire ubayobya ngo wese tuzamubona ku mukino w'ikipe ya APR ikipe ya Rayon Sport yenda bino bintu byose birabaye turabibonye tubonye nyine abo bakinnyi banze kugenda bavuga ko baramutse bakinnye iriya match uko ari iyo ya nyuma batahabwa amezi kandi abakinnyi benshi babizi babaye LinkedIn n'andi makrebe andi makuru yari kuza avuga yuko bavuga yuko nyine niyo bazishyurwa bitinze ko Rayon Sport yamaze kubitumenyereza iyo igize amahirwe ukarangira asaze kuri mu mwenda ukagenda urinda kujya kurega bigafata amezi n'amezi ukayishyurwa ariko byagize iki byakujije cyo cyo so bodo bavugaga ko uyu mukino bamutse w'ukinyi batahemwe ariko nanone ni umukinyi bagomba gukina nyine ni game master to play rero iyo hariho iyo master hashyirwaho izindi imbaraga zose ziri external ukawukina uko byagenda kose iyo match naguwiwe none deja abantu bose ndabakungu bayigaragambije barabiganiriye ati tugize kipe reka tubigaragambye amafaranga baduhereza ati barabizi tudahari nago bakina ubwo rero yewe najya kukivuga icyo kintu ndaza kugifata niwe ndabonyemereye gifatanye na staff itoza ikipe ya Rayon Sport iyo staff itoza ikipe ya Rayon Sport yari iri muri Kiyovu Sport mwaka ushize muribuka umukino Kiyovu Sport yari igiye gukina n'ikipe ya Espoir muribuka ko abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport banze kujya kwa Espoir ibyo bintu murabyibuka turabibona bakanga kujyayo bavuga ngo ntago turahembwa uku kwezi amezi abiri yacu turimo reka ntago turi buze kujya gukina na Espoir muribuka ko bagiye saa 7 z'ijoro bari buze gukina uwo munsi ubwo n'uwo munsi bari buze gukina uwo munsi so none kuri Rayon Sport n'ubundi iyo bahari ingingo barimo n'ubundi muri iyo Rayon Sport barimo tubonyemo ikindi kintu n'ubundi cyo kuvuga ngo abakinnyi banze kujya gukina umukino wa nyuma uri buze kubahesha igikombe ndaza kubifata ko yuko kandi muri Kiyovu Sport uyu mwaka ntago twigeze tubibona kandi ku ngubu ikipe ya Kiyovu Sport irimo abakinnyi amezi abiri ariko ntago tugeze tubona ibyo bintu bavuga ngo abakinnyi banze kujya gukina ngo byagenze gutya shobora kuza kuvuga ngo staff nayo itoza ikipe ya Rayon Sport ntago ibanira ubuyobozi yenda uko biri muri Rayon Sport ni ibintu batumenyereje ni ibintu bihoramo gusa uko nabo bamaze kwimenyera ntago ari ibintu bihoramo nibwo bwa mbere bibaye kugira ngo abakinnyi ba Rayon bange kujya gukina nibwo bwa mbere bange kujya gukina unyibutse ikindi gihe bigezanga kujya gukina bahembwe yuko bakavuga ngo nitwahembwe ariko bakajya gukina bakavuga ngo nago abakinnyi batandatu niyo mpamvu nabwiye nuze Masako mubwo ati arishuwa ko
ibi bintu babikoze nda ku giti cyabo ndabizi mu Rwanda ibi football mu Rwanda namaze kwimenya bro abantu bakoresha ibintu byose akuye niyo mpamvu nyine nanjye sizemo ako kantu kugira ngo ukumve kugira ngo bice opponent umutwe kuko bazi yuko ibintu byinshi 90% bikinirwa hanze umukino wagombaga guhereza Kiyovu Sport umukino wagombaga guhereza Kiyovu Sport igikombe umwaka ushize abakinnyi banze kujya kuwukina biba ngombwa ko bajya kubinginga n'ubundi ubu ngubu turabizi neza ko abariyo babinginze turabizi ibyo turabizi none ko na Rayon Sports iti buri gikombe mu misamo byumva ko biyo kuko niyo byarabaye kuri Kiyovu oya sinanze ko ya buri gikombe ariko ibyo bintu byabujije Kiyovu Sport kuza gutwara igikombe kuko bagiye gukina bananiwe dushobora n'ubundi kuza kongera akakantu kabayo just kabaye mind game gakoroza bareyo ubu n'umureyo uzajya gukina hariyo uzajya gufana hariyo arakoroga abantu nakikoroga ubwa ndabizi ko niba utajyanye n'abantu niba utari kumwe n'abantu ukabazamo nyuma ndabizi hari aho bageze uwo utari buze kugira icyo utazi kubaza gukavarira n'ubundi urwumva uri bubavundire so genda shaka kuba babikoze nka trick bavuga atenda reka tugiye kitwa twica abafana mu mutwe atara yumva ko dufite kibazo igiremo inyoroshyo mu mitegurire ariko ibyo bintu byamaze kumenyekana apira ntabwo itegereje kumva ngo Rayon Sport gabakinyi banze kugenda Rayon Sport ibyo apira tuje yani kipinga mu cyo cyuma yikundira none nibyo wenda najyaga kubabaza aho Tistashi ese izi mvururu ziri kuvuka mu ikipe ya Rayon Sport ngo turubuka yuko umukino uri ku munsi w'ejo arabura amasaha ngahe ntabwo amasaha 24 kugeza akanya kirimo ubu basigaye amasaha ajya kugera ku 23 23 ne aya 22 n'iminota 54 nisigaye kugira ngo umukino ube izi mvururu zirwa mu ikipe ya Rayon Sport nizishobora kugira ingaruka ku bijyanye n'umusaruro mu kibuga nibyo nakubwiye ngewe birashoboka cyane impamvu ni ukubera iki Rayon Sport rebira Rayon Sport ubwo yari muri Saganintare bagumye bikoroga ngo bavuye mu gikombe cy'amahoro ngo kinare ngiragarutse ngiragize iki bafite umukino ukomeye cyane na equipe ya Police icyo gihe Polisi yarabihoreye barakomeza barikoroga bivangira Polisi ibategura ituje bitwa ngo bari kwica umutwe ngo kugira ngo ngomve ko twavuyemo tuzaze dutunguranye tuye dukubita umuntu atariteguye ibyo ngibyo Polisi yari izi yuko ari game muri gukina ibyo ngibyo byamaze kumenyekana Rayon Sport barayijo yaraje bayikubise ibitego bine hari ni kuri 2 ni kubusa bine bibiri muri champion bine bibiri iyo urumva kakavuka no mu mukino ujya kuba narazi hano kuri ndavuga ati Rayon Sport bino bintu yiriwemo uyu mukino ntabwo ishobora kuwukurayo so njyo ndabona mu by'ukuri nibakomeza kwishyiramo ibintu bintu ngo abakinnyi ngo bagize iki ape na gare equipe yinuza ape ni equipe champion equipe ifite ibikombe ni equipe zikwiye ibintu bitwa imikino yiyanyumizi kwijera irimo abantu b'abanyamupira biki ibi bintu Rayon Sport ikwigira ngo abakinnyi ngo banze bagize iki mu by'ukuri ni borganize ibintu by'abatuza bakine igikombe cy'amahoro gicye mucyo abantu baguza amatike bayarangije tubona umukino mwiza kabisa ibintu kuko n'abafana biri kubica ngo hari abantu batazagira iki ndagura itike njyaye mu bintu yes Theo urabivuga iki ibi bibazo biri muri Rayon Sport nishobora kugira efe mu kibuga cyane bigomba kuyigira kuko ugiye kureba nyine ukareba igihe biziye n'igihe umukino uri ni igihe kitarimo amasaha nibura na 72 ni amasaha wenda 42 ugiye kubara kuko ni ukuvuga ngo nejo kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 bari bujye mu kibuga so kumva rero ibyo bintu bije ako kanya bireta bwa mbere abakinnyi b'ubwabo bamaze kwiyafekta bwabo bamaze kumva ko hari abakinnyi batari niyo yaba ari mind game byanze bikunze hari abakinnyi batari kumwe natwe abandi bari kumwe natwe urukumva icyo kintu niyo yaba none reka mbanze nkwereke niyo yaba ari mind game ari Rayon Sport yayiteguye ikayitegura uryo byanze bikunze birayafata kuko byanze bikunze nimba wasize abakinnyi bamwe batandatu ntago ari 11 bazajya mu kibuga bazahita bavuga ati okay hari n'abandi bakinnyi bari bakavuga ati okay twebwe ntago turi abakinnyi ngenderwaho ntago turi abakinnyi bo gutekerezwaho wumvise icyo kintu so barabafashe barabinginze babajyanye Huye n'ubundi so bigomba kubafekta mu kibuga bijyanye nuko nubundi abo bakinnyi nibo bakinnyi nubundi bazakina ibyo birazwi kuko ntago bagiye kwicara onana ntago yagiye kwicara yaba bari bazi ko ari bwicare ntago bazamujyana kuko ntuzafata onana wajyanye Huye ngo umwicaze abareba kubitwa igitego cya mbere baruzi onana yicaye aho ngaho nguze kubakira ntago bishoboka niyo mpamvu rero ugomba kumushyira ntago byijyanye no kwicara se birimo so bigomba kubafekta na Australia navuga yuko n'abafana nkeka ko
abafana ba Rayon mudu bari kujyana i Huye iragabanutse ariko icyo nababwira cyo ni kimwe aba bakinnyi n'ubundi ba Rayon ni abakinnyi bakuze nabwo nabigarukaho ni abakinnyi bakuze ibi bintu n'ubundi dusanzwe tubyumva muri Afurika si ubwa mbere wenda bibaye siri muri Rayon bwa mbere bibaye ni mu ikipe n'ubundi dusanzwe tubibona twaranabibonye umwaka ushize nk'uko nabivugaga ariko Emmanuel Woke nk'umukinnyi utuze wabonye uburyo yasizemo nyine pressure abakinnyi ba Kiyovu Sport bagakira nubwo rwose byaje kurangira banganyije uwo mukino ariko nibura baragerageje bararwana so kuri Rayon Sport reka ko ni match imwe ushobora kuza kugira gutyo ukavuga ngo nana ngo byikoroze ngo byagize gute ukabona kuri igitego nk'icyo yakubise mukura pa umukino bakabona umukino rwose umukino urizi biracyasoboka rero kuba Rayon ntibagira ubwoba bagenda ihuye bisimye kandi baseka iyo cyiza cyo kuba ufite ikipe nyine byibuze ivuga ati mfitemo karite ishobora kuba difference in time onera no umuntu ubizi kandi icyo kintu kabisa ari tayari yes saa 10 rero zirenze minota 10 hano muri studio za Sana Radio ni 98 n'ibice 0 ikiganiro ni Sana Sport kuva ku isaha 9 kugera ku isaha 11 no kuva ku munsi wo kwa mbere kugeza ku munsi wo kwa gatanu angiye muri kumva ndi Masakombe T-Stash ndetse na Theo ikiganiro cyo rwose ewana cyo ni hatari hanyuma kuri iyi match ya Rayon Sport n'ikipe ya APR munyemerere kubera ko ejo n'ubundi dufite ikiganiro mu gitondo tuzagaruke by'umwihariko mu kibuga burya nubuko ikipe y'abanyarwanda burya nubuko turabakunzi bayo burya nubuko yes munyemerere ku munsi w'ejo mu gitondo kuva ku isaha 2 kugera ku isaha 6 aba aribwo tuzagaruka ku bijyanye no mu kibuga kwinjira mu kibuga indani twinjira tureba ese koko ni Rayon Sport ikigiye ku munsi w'ejo kubyo tuzajya tureberaho ni Pierre ni Adolphe turaba twanamaze no kumva umwuka mwiza bagezeyo tureba imipango nyine ku byo mu kibuga tuzabigaruka ejo no tuba dufite amasaha menshi ubwo abantu ntibazakure urushinge yes ntago kuraho urushinge ubwo rero tuve kuri uyu mukino